ndimo, ariko nkufitiye ubutumwa, mpawe ubutumwa bwawe bwo kukubwira ko nubwo urushye nubwo uremerewe, Yesu yatanze itangazo ngo iyo mitwaro wiyugumana. Twavuze ko umuntu aremererwa mu mutwe akaruha mu mutima. Umutima urushye nawe uteye ute? Umutima urushye ujugunya amahoro yawo. Umutima urushye, umutima ubabaye ujugunya amahoro yawo. Ikintu kivida amahoro mu mutima n'umubabaro winjiyemo. Ka tubasuhuze shoti bakunzi Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Tubifuriza umugisha w'Imana mwe muri mu Rwanda ndetse n'ahandi mudukurikira ku isi hose. Mbifurize umugisha w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko wenda wahisemo neza kuhitamo Spirit TV show, uzajya uhumvira ibiganiro byiza kandi biryoshye, ariko bifite intego yo gusana umutima wawe. Birakureba wowe wambaye umubiri w'umuntu, birakureba wowe ufite ibibazo by'uburyo butandukanye, ariko ndakwizera, nizera yuko uzagenda wakira kubohoka gukomeye mu gihe uzaba uri kumva ibiganiro. Ijambo ry'Imana rero turi bushingireho ni ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Iri jambo ni ijambo Yesu yakoresheje ahamagara abantu bari mu bihe bigoye, bari bakeneye ubutabera bw'Imana ngo ibarengere, bari bakeneye kubonana n'Imana ngo Imana igire icyo ikora mu buzima bwabo. N'abantu barimo bayishaka. Nawe ndatekereza kurimo mu barushye cyangwa baremerewe, wemerewe gusanga Yesu akagira ikintu akora. Niwe mwami wenyine wagaragaye ko atinuba abantu bamusanga, ntabwo ajya asubiza inyuma abamusanga bose. Umuririmbyi yaravuze ngo wowe urushye kandi uremerewe bibwire Yesu. Yesu arabyumva, Yesu arabyakira, Yesu yarabyishingiye. Yesu afite umugambi mwiza kurenza ko weho wabitekereza. Ese iyo bavuze ngo abarushye n'abaremerewe, umuntu aremererwa mu mutwe akaruha mu mutima. Ni ibintu ukwiriye gutandukanya, bibiri bitandukanye. Umuntu aremererwa mu mutwe ariko yajya kuruha akaruha mu mutima. Umutima wawe rero iyo urushye ukaba uremerewe, hari imitwaro imwe umuntu yikorera, hari imitwaro imwe iba mu muntu, hari imitwaro imwe umuntu yikorera iyo yatewe n'abantu, iyo nawe yizaniye ubwe. Kandi iteka nanone iyo uri umunyabyaha nabwo ufite ibyaha byinshi uhora uremerewe. Iyo ufite ibyaha byinshi uhora uremerewe, uhora umeze nk'umuntu wikoreye umutwaro udafite ahantu uzatura. Iyo uri umunyabyaha uba ufite umuzigo, uba upakiye ibintu bikurusha uburemere. Buriya ibyaha birusha uburemere umuntu ubikora, bimurusha uburemere kubera impamvu nyinshi wenda ntari buhite sobanura muri iri jambo. Ariko niba koko uremerewe, ukaba uremerewe n'uburuhanya, ukaba uremerewe n'uburaya, ukaba uremerewe no kujya kuraguza, ukaba uremerewe n'ubusinzi, ukaba uremerewe n'ubutayu ugenzemo igihe, ukaba ufite ibintu bikuremereye, ndagira ngo nkubwire ko Yesu yatanze itangazo rikomeye ku buzima bwawe. Aravuga ngo urushye cyangwa uremerewe umusange, araza kuza kukuruhura. Hari imitwaro yawe yemeye kwakira, kandi Yesu ntabwo yakira imitwaro y'ibyaha gusa, yakira n'imitwaro y'ibyifuzo, na bya bindi we bikurushya, na bya bindi byakunaniye, na bya bindi ubona ko biremereye umutima. Yesu we ari hano ngo abyakire, arimo aragushaka, arimo araguha amahirwe yo kumubwira ibyo byose bikuremereye,
byakuzengereje, byakuruhije, byakwambuye ubumuntu, byatumye umera nk'ikihebe, byatumye umera nk'aho byagusenyasenye, byakujugunya ahantu, ndagira ngo ntange itangazo ko Yesu arimo aremera kubikuruhura. Kandi ibyo byose bigira arabikuruhura nta kiguzi. Ubundi wowe umenyereye ko abagutwaza baba bakarani cyangwa n'abandi ubishyura bakagutwaza. Yesu we nta kiguzi akeneye kugira ngo agutwaze. Nta kiguzi. Wewe icyo ukora ni ukwemera, wamara kwemera ukizera, wamara kwizera Yesu akakuruhura ibyo bikuremereye. Iyo uremerewe kandi unaniwe, urushye cyangwa uremerewe, hari umuririmbyi yavuze ngo abaremerewe n'umusozi biruhanya nimubabwire ko Yesu yabaruhura. Ubahumuriza utumukiza amara agahinda ariko none wirira. Umukiza amara agahinda. Hari umubabaro ufite, hari umubabaro ukurimo nk'akavuyo, hari umubabaro uza ukakuzanira amarira yawe agatonyanga mu maso. Ndagira ngo uyu mwanya amarira ashire ku matama, amarira yawe nave ku matama, amarira yawe nave ku matama. Hari ikintu, hari umugambi, hari ibyiringiro bitagajuka. Lo distance binevo de totiriya. Hari ibyiringiro bitagajuka. Wari uremerewe wibaza ikintu cyakurikira icyo urimo, ariko nkufitiye ubutumwa, mpawe ubutumwa bwawe bwo kukubwira ko nubwo urushye, nubwo uremerewe, Yesu yatanze itangazo ngo iyo mitwaro wiyugumana. Twavuze ko umuntu aremererwa mu mutwe akaruha mu mutima. Umutima urushye nawe uteye ute? Umutima urushye ujugunya amahoro yawo. Umutima urushye, umutima ubabaye ujugunya amahoro yawo. Ikintu kivida amahoro mu mutima n'umubabaro winjiyemo. Hari ibintu bidahura, hari ibintu bitabana. Umubabaro n'amahoro ntibibanamo, ntabwo byabana mu mutima umwe. Byanze bikunze iyo hinjiyemo kimwe ikindi kirasohoka. Ntabwo mu mutima umutima urimo agahinda ushobora kugeramo amahoro, ntabwo bibaho. Rero Yesu yavuze ngo urarushye, umutima wawe urarushye, hari ibintu ushaka kwinjizamo bikanga kubera ko ntibikwirwamo. Ntabwo byakwirwamo, ntabwo byakwirwamo. Niba ushaka amahoro, emera ko Yesu yayaguha. Mwemerera kuruhure, arabyemera kubikora. Yesu aremera kubikora, aremera kubikora, aremera kubikora, aremera kukuruhura, aremera kugira ibintu yigizayo, aremera kugira ibyo akubita hasi ngo akuremere ubuzima. Arashaka kukuremera ejo heza, arashaka kukugirira neza ngo wumve ineza ye igukoraho. La dame ne bonne vode kita la stance donegiri. Niyo mpamvu niba urushye, ikintu kikuruhura ni ukwizera Yesu. Hari igihe abantu bazakubeshya ko bazaguha imiti. Nta muti n'umwe uvura umuruho, nta muti uvura umuruho, nta n'umuti wagutura umutwaro ukuri ku mutwe mu buryo butagaragara. Tekereza guhora uremerewe, abantu bakubona wambaye ikote ryiza, guhora uremerewe wambaye iribaya ryiza, guhora uremerewe uri umudamu mwiza, ugenda mu modoka nziza, uba heza, urya neza, wisiga neza, ariko ukaba uraremerewe. Ibyo byose bisobanura iki? Kuki utakwemera ko aya mahirwe akuzaho ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza? Cyangwa se niba usanzwe unafite Yesu, emera uvugurure nawe umubano wawe nawe. Hari icyo bita kuvugurura. Iyo uvuguruye umubabaro wawe, iyo uvuguruye umubano wawe na Yesu, hari impinduka wakira, hari ubuzima utangira kubona.
hari ibintu Imana irema ikabeshaho, igakora, ikarema mu buryo budasanzwe. Niba ushaka kwakira Imana, niba ushaka kuyumva, niba ushaka kuyibona, niba ushaka, emera yuko unaniwe upfukama imbere y'Imana, uyibyire ute ndananiwe, mbohora, ndafite imigozi. Tarabone sisi elevo de contraise. Ukwiriye kwakira aya mahirwe. Kubera iki uyu muti ugiye kuwubona? Uyu muti ni umuti ukwizihiye. Emera wakire gutabarwa, emera wakire uburinzi buzanwe n'Imana, emera wakire kandi kugirirwa neza n'Imana. Kandi nubyakira biraba ibyawe. Irwanira ishyaka, kandi nurwana ishyaka uratsinda. Hari igihe umuntu ahora ababaye akagira ngo kubabara kwe birakaza uwamubabaje. Oya, ni nacyo ukwiriye kubanza kumenya bituma utagira umubabaro ngo ugomeze uwicumbikiremo. Ndashaka kugira ngo usohore umubabaro, usohora ako gahinda, usohora ibyo bikugoye, nurangiza ukinga urwo rugi ntibizagaruke. Ukinga urwo rugi ntibizongere kubona inzira. Ukinga urwo rugi ntibizongere kubona irembo byinjiramo. Tara minisa. Ukinge urwo rugi. Ndagira ngo n'ubundi dufate umwanya wo gusenga. Sengane nawe unkurikiye. Sengane nawe uri kunyumva. Sengane nawe ubishaka. Data mwiza, turagushimye. Abarushye n'abaremerewe no ujye batura imitwaro ya. Abananiwe cyangwa bafite ibibazo ni wowe ujye ubegera. Ndasenze ngo uyu muntu umutabare. Ndasenze ngo uyu muntu umuhumurize. Ndasenze ngo uyu muntu muture umutwaro yikoreye. Waba umutwaro w'ubusambanyi, umutwaro w'ubujuru, umutwaro w'ubusinzi. Iyo ni imitwaro nayivuna. Mu izina rya Yesu yimuture. Mu izina rya Yesu yimuture. Mutura araturwa rwose. Muruhura araruhuka. Nabona Imana neza. Naradopere fone bone. Mu izina rya Yesu mwiyereke. Hindura ibyanze guhinduka. Rema ibintu bibe bishya. Mu izina rya Yesu nabona ukuboko kwawe, nabona ineza yawe, nabone mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyawe cyo gutabara nicyo kiki. Igihe cyo kubona Imana kirageze. Mu izina rya Yesu, kuko uri Imana ishobora byose. Uri Imana ikiranuka ku kanini na gatoya. Uri Imana ihindura ibintu bigahinduka. Uri Imana ivuga bikaba. Uri Imana nyamana. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Jehova Nisi. Uri Imana, uri Jehova Rafa. Ndasenze rero ngo yakire ubutabazi, yakire ubuzima. Ndasenze ngo abone ukuboko kw'Imana. Ndasenze ngo yakire amahoro yari yarabuze. Ndasenze ngo yakire agaciro yari yarateshejwe. Ndasenze ngo abone ineza yawe. Urakoze yuko ukoze. Izina ryawe nishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Irembo ryera